Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kubagezaho bimwe mu bitabo byagiye byandikwa ndetse bikagira ingaruka mbi ndetse akaba ari ibitabo bibi byigeze bibaho mu mateka y'isi. Munyemerere mbagezeho ibitabo 5 byanditswe mu bihe bitandukanye ariko bikagira ingaruka mbi zikomeye ku mateka y'isi. Turibanda ku gihe byanditswe, aho byakoreshejwe n'ibyabaye bifatika byerekana uko byagiye bigira uruhare mu ngaruka mbi zagiye ziba ku bantu ndetse n'ibihugu muri rusange. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe, ugakanda ku kazogera, tukajya tubana muri aya makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri Don Speak TV. Uyu ni umuyoboro wanyu twashyizeho kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ndetse n'ubumenyi uwo mutabasha kwigerera. Igitabo cya mbere cyabayeho kibi mu mateka y'isi ni icyitwa Mein Kampf, cyanditswe na Adolf Hitler mu 1925 kugeza mu 1926. Icyo gihe yari ari muri gereza ya Landesberg mu Budage. Muri icyo gitabo Hitler yasobanuye neza ingengabitekerezo ye ishingiye ku ivanguramoko, urwango rukomeye yari afitiye Abayahudi ndetse n'igitekerezo cy'uko Abadage aribo bakwiye kuyobora isi ndetse akaba ari cyo gihugu gikontorora buri kimwe cyose mu isi. Iki gitabo cyakoreshejwe n'ishyaka ry'Abanazi, Nazi Party, nyuma y'1933 igihe Hitler yajyaga ku butegetsi bw'Ubudage. Cyabaye igitabo cyasomwaga cyane kigashyigikirwa na leta. Ingaruka zacyo zagaragaye mu gihe cya jenoside yakorewe Abayahudi mu 1939 kugeza mu 1945, aho Abayahudi barenga miliyoni 6 bishwe. Cyagize kandi uruhare rukomeye mu gutuma habaho intambara ya kabiri y'isi yose mu 1939 kugeza mu 1945. Yahitanye abantu barenga miliyoni 60 ku isi yose. Ikindi gitabo cya kabiri cyabayeho mu mateka y'isi kikaba igitabo kibi ndetse tutakwifuza kongera kubona mu mateka, cyitwa The Protocols of the Elders of Zion. Iki gitabo cyanditswe mu 1903 mu Burusiya. Cyari inyandiko y'impimbano yavugaga ko Abayahudi bafite umugambi wo kugenzura isi binyuze mu bukungu, itangazamakuru ndetse na politiki. Nubwo byaje kwemezwa mu mwaka w'1921 ko ari ikinyoma cyahimbwe, iki gitabo cyakomeje gukoreshwa mu Burayi no muri Amerika. Mu Budage bw'Abanazi cyakoreshwaga mu mashuri no mu itangazamakuru mu gushishikariza urwango ku Bayahudi. Cyagize uruhare rukomeye ndetse mu gukomeza gukwirakwiza ivangura n'itotezwa n'ubwicanyi byabaye ku Bayahudi muri biriya bihe, yaba mu mbere ndetse no mu bihe bya Holocaust. Ikindi gitabo cya gatatu cyabayeho mu mateka y'isi kikaba igitabo kibi ni icyitwa The Communist Manifesto, Karl Marx na Friedrich Engels mu 1848 mu Bwongereza. Cyashishikarizaga impinduramatwara z'abakozi n'abakene, zihamagarira guhirika ubutegetsi bw'abakire n'inganda. Mu mateka iki gitabo cyabaye ishingiro rya leta z'abakomunisiti nk'Uburusiya nyuma y'impinduramatwara yo mu 1917, Ubushinwa kuva mu 1949 na Koreya ya Ruguru. Mu bihugu byinshi ishyirwa mu bikorwa by'ibi bitekerezo byajyanye n'ubutegetsi bw'igitugu, ubwicanyi n'inzara. Urugero, mu Bushinwa mu gihe cya Mao Zedong mu 1958 kugeza 1962, abantu barenga miliyoni 30 bapfuye bazize inzara n'itotezwa. Igitabo cya kane cyabaye kibi mu mateka y'isi cyitwa The Anarchist Cookbook, cyanditswe na William Paul mu 1971 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
kigizwe n'amabwiriza asobanutse yo gukora ibisasu, intwaro n'ubundi buryo bwo kwangiza no guteza akajagari n'akavuyo mu bantu. Iki gitabo cyabonetse mu maboko y'abantu bagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urugero, mu mwaka w'1999 abahungu bakoze ubwicanyi bw'indengakamere muri Columbine High School. Bari bafite kopi y'iki gitabo. Kubera ingaruka zacyo, ibihugu byinshi byagerageje kucyamagana no kugikumira, kandi umwanditsi wacyo nawe yagize gutya atangaza ko bikwiye ko kitazongera kugurishwa yaba ku magurishirizo atandukanye y'ibitabo, ndetse ko kidakwiye kongera kuba cyakwandikwa cyangwa se ngo cyongere gikorwemo izindi kopi. Ikindi gitabo cya gatanu ari nacyo dusorezaho ni icyitwa The Turner Diaries, cyanditswe na William Luther mu 1978. Ni muri Amerika. Ni inkuru ishingiye ku bitekerezo by'ivanguramoko n'urwango ku bantu batandukanye. Iki gitabo cyagize ingaruka zikomeye mu bikorwa by'iterabwoba. Mu 1905 Timothy McVeigh wakoze igitero cya Oklahoma City cyahitanye abantu 168 yemeje ko yahumekewemo n'iki gitabo. Kiri mu byamuteraga imbaraga ndetse n'akanyabugabo kugira ngo iki gitero kigende neza. Cyakomeje gukoreshwa n'amatsinda y'aba-extremists kugeza na n'ubu. Ibi ni ibitabo bikomeye ndetse byabayeho mu mateka y'isi, bikakora ibintu bihambaye kandi bibi cyane isi itazigera yibagirwa. Ibi bitabo bitwereka ko amagambo ashobora kuba intwaro ikomeye iyo akoreshejwe nabi. Amateka kandi atwigisha ko gusoma no kwandika bigomba kujyana n'inshingano zo kurengera ubuzima bw'abantu, amahoro ndetse n'ubumwe mu bantu muri rusange. Ndabashimiye ko mwakomeje kudutega amatwi no kumva iki kiganiro. Nimba utigeze ukora subscribe, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana kandi tukugezeho amakuru agezweho ndetse igihe icyo ari cyo cyose. Gubwa neza.